Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije gutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 15 Mutarama 2024. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 15 umurongo wa 16 kugeza ku 23. Sawuli amaze gutsinda Abameleki, Samweli aramubwira ati, ibyo birahagije, reka nanjye nkubwire ibyo Uhoraho yamenyesheje iri joro. Sawuli aramubwira ati, ngaho mbwira. Nuko Samweli aravuga ati, nubwo wigaya nawe ubwawe, ese ubundi nturi umutware w'imiryango ya Isiraheli? Uhoraho yagusigiye kuba umwami wa Isiraheli. Uhoraho yakohereje ku rugamba, maze arakubwira ati, genda urimbure bariya Abameleki b'abanyabyaha, ubarwanye kugira ubatsembye bose hatasigara n'umwe. None iki cyaguteye kutumvira Uhoraho? Niki cyatumye ufata iminyago maze ugakora ikidashimisha Uhoraho? Sawuli asubiza Samweli ati, numviye ijwi ry'Uhoraho kuko nagabye igitero aho yanyohereje, nkazana Agagi umwami w'Ameleki, naho Ameleki ubwayo nkayirimbura. Rubanda bafashe ku minyago iby'inyamibwa, ku byagombaga kurimburwa, ari ku matungo magufi no ku maremare, kugira ngo babitureho igitambo Uhoraho Imana yawe i Giligali. Ariko Samweli aramubwira ati, ugira ngo Uhoraho yishimira ibitambo bitwikwa n'ibindi bitambo nk'uko ashimishwa n'uwumvira amategeko ye? Oya da, kumvira biruta igitambo icyo ari cyo cyose, no kwitonda bigasumba kure ibinure bya za rugeyo. Naho kwinubira Imana kukareshya n'icyaha cyo kuraguza, no kutava kwizima kukareshya n'ubupfumu. None rero, kubera ko wanze kumvira amategeko y'Uhoraho, nawe yakwangiye gukomeza kuba umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Hahirwa abakurikiza amategeko y'Uhoraho. Tega amatwi muryango wanjye, ngiye kuvuga. Ngewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo ntura si byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Kuki ushyanukira gutondagura amategeko yanjye no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa, maze amagambo yanjye ukayata hirya? Ibyo nibyo ukora none ukabona ko naceceka? Wibwira se ko meze nkawe? Dore ndagushinja, byose mbisheshe imbere yawe. Untura ibisingizo igitambo, niwe umpa ikuzo, kandi abaciye inzira nzamwerekeramo umukiro w'Imana. Hahirwa abakurikiza amategeko y'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugeza ku 22. Umunsi umwe abigishwa ba Yohani n'abafarizayi bari basibye kurya. Nuko baraza babaza Yesu bati, niki gituma abigishwa ba Yohani n'abafarizayi basiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe basiba kurya umukwe akiri kumwe nabo? Igihe cyose bakiri kumwe n'umukwe ntibakwiye gusiba kurya. Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero bazasiba kurya kuri uwo munsi. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko abigenje atyo igishya cyakurura igishaje, maze umwenda ukarushaho gucika. Nta nushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi yasandaza amasaho, maze divayi ikameneka n'amasaho agapfa ubusa. Ubundi divayi nshya bajya bayishyira mu masaho mashya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ubundi divayi nshya bajya bayishyira mu masaho mashya. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Muri ayo masomo cyane cyane muri Ivanjili hagiye hagarukamo inyugute za sa. Tuze gucunga niba atari isayo cyangwa niba ari isuku. Uze kongera ucunge niba atari isoko cyangwa niba ari isoko. Ukomeze ubicungizo za sa zagiye zigaruka. Amasomo aradufasha kugaruka ku nshinga ebyiri tujya gutondagura neza. Buri wese aze guhava azi kuzitondagura, ari mu mpitagihe, ari mu ndagihe, ndetse no mu nzagihe. Izo nshinga zitwa gusiba ndetse n'indi yitwa gusiba. Muri aka kanya tugiye kwiga gusiba ikibi, anako tuza gusiba ikibi. Ngiye ingingo remezo yacu n'amasomo igira iti, niba ushaka gusiba iki kintu gisibe. Turaza kukwereka ikintu uza gusiba, uze kugenda uko tugenda tuzirikana, uze kumenya ikintu uza gusiba niba koko ushaka gusiba. Tujye kuzirikana ku ndwara ikomeye cyane ituma tudasiba, ndetse rimwe n'imwe ikaza gutuma hari ibyo tudashobora gusiba. Yitwa kugundira
ubugugu. Hari imbeba, reka nyivuge mu izina kuko iri mu nyugute sa, bayita isiha, ngo iyo mbeba ngo iragenda igakusanya ibintu byose, amafurusheti, ibyuma, amasabune, ibiringiti, imyenda, ibyuma, amakaye, amakaramu, byose igasabira igashyira mu mwobo, ikarunda mu mwobo. Ariko ikibaza ngo none se n'amafurusheti izayarya, bya byuma nabyo izabirya? Aha, nguko gusabira byinshi, tukaba tumeze nk'isuri isabira byinshi, ariko ntizagire na kimwe igira ite isohoza. Isuri isaruza byinshi ariko ugasohoza bike. Wasanga nawe umeze nk'isiha cyangwa nk'iyo suri, usaruza byinshi, urundanya byinshi, ariko ntuzagire na kimwe usohoza. Kubera iki? Kuko usiba ariko ntubashe gusiba. Niba ushaka gusiba, dore ikintu ugomba gusiba. Amasomo mbi ari mu izo nshinga, nawe uze kugenda uzitondagura neza. Twumvise mu isomo rya mbere umwami Sawuli, umwami wa mbere wa Isiraheli, ukuntu Nyagasani yamutoye, nari ngiye kuvuga akanamutonesha. None dore uburyo agiye gutobera Nyagasani. Atangiye amutobera, akora ibidahuje no gushaka kw'Imana. Imana yamubwiye ati nyura ahangaha, we yagera hirya akinyura indi nzira. Twumvise ikosa rikomeye rya Sawuli, riza kumujyana mu isayo, rikamuvana ku isoko, rikamushyira ku isoko, kubera ko yanze kugira gute, yasuzuguye. None agiye mu isayo. Sawuli yakunze ibintu, nuko abyihisha inyuma, yibwira ko agiye gukunda Imana, yibwira ko ari Imana yamutumye, kandi yihisha inyuma y'ibintu. Nuko aza kugwa muri cya cyaha cyo kugundira ubugugu. Twumvise uburyo Imana yamuhaye ubutumwa bw'uko agiye kurimbura ikibi. Ariko Sawuli ageze hirya, ngo amaze no gutsinda, yakoze iki? Yagundiriye amaturo, yihishe mu maturo, ngo amaturo aza gutura Imana. Ngo nuko afata iby'imishishe, mu byo yanyeze, mu byo atashoboye kurimbura, mu byo atashoboye gukuraho, arabizana mu gihugu cy'Imana, abizana imbere y'Imana, ngo abe ari iby'Imana yakira. Ngiye ya mibore, ngiye bya bisigazwa, ngiye bya bintu bihumanye dushaka kuzanira Imana. Icyaha cya Sawuli ni ukuzana iminyago, ari yaje gutura Imana. Uranyumvira mubyeyi? Interuro ya nyuma y'iri somo irimo neza incamake y'ubutumwa umukristo yakubahiriza, bityo akarushaho kubaha ibintu by'abandi, akubaha Imana, akubaha na bagenzi be, yirinda icyaha cy'ubugugu, kugundira, gushaka gukora Imana mu jisho. Igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 15 umurongo 23. Kumvira biruta ibitambo n'amaturo. Ubwo Samweli yagize ati, naho kwinubira Imana kukareshya n'icyaha cyo kuraguza no kutava kwizima, kukareshya n'ubupfumu. None rero kubera ko wanze kumvira amategeko y'Uhoraho, nawe yakwangiye gukomeza kuba umwami. Amen. Babyeyi, ibyaha mwabyumvise byo gushaka kugundira, kugira ubugugu, kwihisha inyuma y'ibintu ngo nibigiye gutura Imana, ibintu byaboze, ibintu byandavuye, ngo nawe ugiye kwigomwa da. Kumvira Imana nabyo muri ibyo Zaburi adushishikariza. Hahirwa abakurikiza amategeko y'Uhoraho, agambiriye kutwereka uburyo Imana ishaka atari ibitambo twayitura, ahubwo umutima wacu. Igihe cyose duhora imbere tugatura Imana, tugakora ibikorwa nanjye kuvuga by'inyuma, ariko niba nta mutima urimo, ibyo byose ni zeru. Uko ni nko gusiba, ariko hari ibyo dutarasiba iwacu. Ivanjiri y'uyu munsi iratuganisha ku mugenzo wa gipfura wo gusiba, logene. Muri migenzo itatu dukunze kwibandaho mu gihe cy'igisibo: gusiba, gusenga ndetse no kwigomwa. Uyu mugenzo Nyagasani arifuza ko twawutindaho kugira ngo buri wese awugiraho amakuru afatika. Gusiba bikaza kudusaba ko hari ikintu tuzasiba, kuko abantu benshi bakunze gusiba ibiryo, ugasiba ibintu, ugasiba ibitambo wari gutura, ugasiba ibintu, ariko ukaza kwibagirwa gusiba ingeso. Hari amagambo biri mu Gifaransa uyiteho yitwa logene et logene. Si tu veux jeûner, tu dois être jeune. Noneho ujye wabyumva. Umujene nyine, logene bikavuga gusiba, wa mugenzi wo gusiba, ariko bigusaba nanone kwiyuburura, kuba mushya, kuba umujene nyine, ukamera nyine nk'umujene utijena. Niba unabikurikira neza, burya nta musaza usiba, nta mwana usiba, nta muntu urwaye usiba. Kubera iki? Nirinze kuvuga ko hasiba umujene nyine. Iyo umaze gusiba nyine uhita uhinduka umujene. Le jeune demande être jeune. Pour jeûner, tu dois devenir jeune. Niba ushaka gusiba, ugomba guhinduka mushya. No gucika ku ngeso no gusiba ingeso yose yabiri iwawe, cyane cyane nk'ingeso bugu turi kuzirikanaho, ukayisiba iwawe,
aho kwitwaza ibintu ngo hanyuma urindagize abantu b'abandi. Twumvise abigishwa ba Yohani ndetse n'abafarizayi uburyo bakataje muri uyu mugenzo wo gusiba, ariko ntibarageraho gusiba icyaha kuko baracyari kwiyemera, kwirata, kwibonekeza. Nk'uko ushobora gusiba imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana hari icyo ntarasiba, hari ikimbuza kwegera Imana, kwa kwiyemera, kwa kwikuza, kwa kwirata, bwa bugugu. Ugiye w'abandi asiga ingeso ku irembo, iyo usanze Imana wagombye nyine gusiga ingeso yawe ku irembo kugira ngo umutima wawe Imana iwubone, kuko idakeneye umubiri gusa ahubwo ikeneye umutima wawe. Byumvikana niba usibye ugomba kugira ikindi usiba. Gusiba ni umwe mu migenzo y'ubuyoboke ku Mana, ariko igambiriye gusiba ikibi, gusiba icyaha, gusiba ingeso mbi. Ntabwo ari ukujya kwitangaza ati mwambonye ko ndi gusiba ngo ugire n'uburyo bigaragaza inyuma, ahubwo Imana iri guhabona imbere. Niyo handi iyo wasibye inyuma ariko imbere nta kiriyo, ni nko kumena amazi ku ibuye, ni nko kwa kwihanagura kw'inkoko, kwisukura kw'inkoko, ikongera n'ubundi igasubira hehe? Mu biziba, mu byondo. Ikibazo rero cyo gusiba gishingiye ku buryarya, kwibona, kwikunda, ntabwo Imana ibishima. Ntabwo bitaniye no kuraguza ndetse no guterekera, ngo kwikunda, kwibona. Nk'uko ushobora gukunda ibintu ukanga abantu bikaza kurangira nawe ubwawe wiyanze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukristu, wawe ni umukristu w'indani, wakoraga n'ibikorwa by'urukundo byinshi cyane, ngo akaba ari umukire kabuhariwe, ngo arafite imodoka ikomeye cyane, imodoka nziza kandi ihenze. Noneho igitangaje ngo ntashobora kuyikandagiramo ngo ayitware nawe, ntabwo yemeraga hari undi uyitwara, ngo keretse umushoferi gusa w'umukanishi washaka kuyitwaraho, nabwo yamara kuyikanisha, yamara kuyikora, yamara kuyitunganya, nuko wa mugabo w'umukristo w'umubose akongera akajya kureba niba nta hantu akarangi kahungutse, niba nta hantu wa mukanishi yayangije, akongera akayisiga, byose ikamera neza. Mu kindi kintu kuri uyu mugabo, ngo yaba aguhagarara ifite kuri iyi modoka agusanze nko ku nzira cyangwa umusabye, ngo iyo wayivagamo ngo yacungaga hahandi wicaye, nuko agahashyira sanitizer hato utaza kuba washyize umwanda mu modoka ye, akongera akayihanagura, akayisukura, ku buryo nta kanda na gato kari kujya hehe? Ku modoka ye, bigatuma ndetse nta bantu ajya yitwaramo kuko yanga ko abantu bayanduza. Iyo ngo havukaga n'ikibazo kimusaba gutirwa iyo modoka, dore ko ari wowe ufite imodoka y'agatangaza muri ako gace ishobora no gutabara abantu, ngo yemeraga uko ashoboye kose yashoboraga kuyimana, cyangwa akaba yakwemera akayitwara mpaka guhera mu gitondo kugeza nijoro akigutwaye, cyangwa kiri kuguha iyo serivisi, hato utaza kuyimutwaraho, hato utaza kuyitwara ukaba wayica, ukaba wayangiza. Jusque là ça va. Ni byiza kubungabunga ibinyabiziga, imodoka yawe, kugira ngo izarambe. Ariko igihe cyaje kugera bya bindi by'uko nyine aho umutindi yanitse ntiriva, kandi ngo burya ahanyere ntihuma. Wa mugabo aza kugera atya, ibyago biza kumugwirira, agiye kumva nijoro mu gicuku, yumva ngo murumuna we ari gukomanga. Umva ubutumwa murumuna we yaramuzaniye, nuko amubwira ukuntu umugore we yafashwe n'inda, agiye kubyara, kandi nta kundi yagera kwa muganga usibye ko yamutiza imodoka kugira ngo amugeze kwa muganga. Wa mugabo areba hirya areba hino, icyo ari buze gukora. Urumva ngo yarananiwe, akeneye no gusinzira, yibaza niba koko iyo modoka agiye kuyimutira cyangwa agiye kujyana nawe kugira ngo amutware, hato abe gukomeza gutwara imodoka ye. Nuko wa mugabo yumvise ko ari nyina ugiye kurwaza mu kazana we, ndetse ari n'umugore we nyirizina ugiye kugenda kuri mukeba we kugira ngo ajye kumurwaza, bombi bajye kumurwaza kuko yarakomerewe. Nuko afata urufunguzo aruha petit frere we, aramubwira ati ngaho yitware, ariko hagati aho muhana amategeko ashyushye cyane, yandi igikatu agomba kwigengesera muri ya modoka kugira ngo ayitware neza, nyine aze kongera kuyigarura neza. Wa mugabo arayimuhereza, ariko buri segonda, buri munota, buri saha akagenda amuhamagara, tugezehe, bimeze bite, bimeze bite, bimeze bite, ari kugenda n'ubundi amuyobora aho anyuze iyo modoka. Igihe cyaje kugera bya bindi by'uko nyine aho umutindi yanitse ntiriva, ngo imodoka petit frere yitwaye iza gukora impanuka. Imaze gukora impanuka, sinirwa nkubwira ibyangiritse cyangwa bangiritse, wa mugabo aza kumenya ya mpanuka ibaye. Nuko muri ako kanya
ahita ahamagara petit frere wiwe. Ngaho natekereza ibyo yabwiye petit frere we. Ese yamubajije ko bageze kwa muganga amahoro, cyangwa yamubajije niba umugore yamaze kuruhuka yabyaye amahoro? Ngaho na fori icyo yamubajije interuro tujya kugenderaho ikaba impakanizi y'umuzingi uyu munsi. Interuro tujya kugenderaho ikomeye cyane, wasangira iwawe, wasanga nawe ujye uyikoresha, wasanga izi mpuwe nawe uzifite. Nuko ngo aramubaza ati niko sha petit frere, imodoka ntacyo yabaye? Aha, ngaho natekereza icyo petit frere ari kumusubiza, niba koko acigatiwe n'imbago, niba ambulance ije kumureba, niba yavunitse bikomeye cyane, urumva araza gusubiza iki? Ese yamenye amakuru y'umuryango we uko bagiye kurwaza? Niba umwana yavutse ntabyo azi, niba bageze kwa muganga ntabyo azi, imodoka ntacyo yabaye? Ngaka kambere yamubajije, ngaho amakuru ya mbere akeneye kumenya amakuru kuki ku modoka ye, mbere yo kumenya amakuru ku bantu bagiye muri ya modoka. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Mbega abakire bari aha. Iyi kibazo kikagira giti, rondora indwara uyu mukire w'umukristo arwaye. Bamwe bati arwaye fobi, kugira ubwoba, guhorana ubwoba bw'imodoka ye. Arwaye indwara y'ubugugu, kwikunda, kugundira. Arwaye indwara yo kwibona, ntarekura, aragundira n'izindi nyinshi cyane. Imodoka yo ntacyo yabaye. Aha, kuko twakomeje kubigarukaho, nta muntu mukuru ugundira, umwana niwe ugundira. Narenge kuvuga n'abasaza ntibaze kundakarira aho bari, nabo bajya bagundira, ariko akenshi n'abana bakunze kugundira. Ntarekura, niyo umuhaye indazi ugira ngo wongera guhe, ntabwo wongera kuyiguha nyine. Iyo ari umwana nyine ugundira, utarekura, udatanga. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma, ngo guhera uwo munsi uwo mugabo w'umukristo ngo ntiyongeye kuvugana na petit frere we, ntiyongeye kuvugana nawe mu rugo rwe, ubwo na nyina, ubwo n'umugore birumvikana kuko nawe yaregeye kurwaza, ngo ntiyongeye kuvuga rumwe. Muri ako kanya ahita agira umujinya ukomeye cyane, afata nzira, ahita ahunga, yitegura inzira y'iki? Yitegura inzira y'ubusamo. Ngaho na fori iyo nzira y'ubusamo yariyo. Nirinze kuvuga kwitegura kwiyahura, kuko imodoka nyine yari yangiritse bikomeye cyane. Siniriwe mvuga abantu bari barimo nabo uko bangiritse, ariko ntabwo ari cyo yitayeho. Nuko rero ya modoka irangira icyo sinjye wahera. Ngo kuko cyari voiture gihinduka volatile, volatilize, kikaguruka nyine, kikagenda mu kirere. Uze gukomeza kwibaza inzira y'ubusamo uyu mugabo agiye kunyuramo ni inzira imujyana mu ijuru, cyangwa nawe uze gukomeza ubyibazaho, uzuze kuko uri umuntu mukuru. Umuntu mukuru ntagira ubugugu, umuntu mukuru ntiyikunda, ahubwo akunda abantu, agakunda abandi. Mbega abakire bari aha. Nguko gukira ukibagirwa gukinga, ukajya ubona abantu nk'ibintu aho kubabona nk'abantu, aho kubabona mu buntu bw'Imana. Nguko abantu benshi twagiye tubura ubumuntu kubera ibintu twagiye tugwiza turundanya, ya minyago yo kwa Sawuli. Mbega abakire bari aha. Wasanga ukunda imodoka, ukayikunda kurusha abantu, ukayikunda kurusha umugore wawe, ukayikunda kurusha umwana wawe, ukayikunda kurusha bavandimwe mu bana. Ugakunda imodoka pe, ugakunda ibintu. Ntaho bitane n'ubugugu bwa Sawuli gusenga ibigirwamana. Ubugugu ntaho bitane no gusenga ibigirwamana, kuraguza, guterekera. Burya biri mu mujyi umwe, birangira nyine ubwami buvuyeho, cyangwa ubutware. Ni ubutware bwo gutwara imodoka nyine, ni ubutware bwo gutwara abantu, ubutware bw'ubuyobozi. Nta kindi bikurikiraho. Iyo wagize ubugugu kugundira ibintu, nabwo ugira ute? Urabubura. Ngo ubuhanuzi budutegereje, muyobozi mutegetsi. Aho nawe nta hantu abantu b'Imana ujye barutisha ibintu byawe, amafaranga, ukababagura amafaranga. Uko niko bizarangira nyine, hari ibintu biri kuyoyoka. Uko niko amakuzo yoyoka nyine. Sawuli se nitwumvise uburyo bwa butegetsi bwe buyoyotse. Kubera iki? Ukunda ibintu kurusha abantu ndetse no kurusha Imana. Aha, mukristo muvandimwe, niba ushaka gusiba iki kintu ugomba kugisiba iwawe. Ubugugu, ingeso mbi, umunsi utandukanye n'ingeso mbi zikubuza gushyikira Imana. Hari itegeko ryo gukunda abantu ribaho. Niba ushaka ibintu uzabanza ukunda abantu, kuko abantu nibo bazakugeza ku buntu bw'Imana. Ngwifurije amahoro y'Imana. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.